Nta gihe kinini gishize Meteo Rwanda, ikigo cy'igihugu gishinzwe imihindagurikire y'ikirere, gitangaje ko muri iyi minsi hagiye kugwa imvura ku buryo budasanzwe. Byatangiye ku munsi w'ejo, aho imvura yaguye ku buryo budasanzwe ndetse iteza ibiza bigiye bitandukanye. Inkuru dukesha Kigali Today iravuga yuko ku munsi w'ejo ku masaha y'igicamunsi haguye imvura ku buryo bukomeye, bigatuma urukuta rw'amabuye ruridukira ku nzu y'umuturage wari utuye mu mudugudu w'Agakomeye, akagari ka Kanyamabuye, umurenge wa Gatsata, mu karere ka Gasabo. Abantu babiri bagahita bahasiga ubuzima, abandi bagakomereka. Wari umuryango w'abantu bane, ariko ubwo iki gikuta cyabagwiraga, papa n'umwana w'umwaka umwe bakaba barahise bahasiga ubuzima, naho mama n'undi mwana bo bagakomereka ku buryo buhambaye. Bahise bajya kuvurirwa mu bitaro bya CHK, naho abapfuye bo bakaba bajyanywe mu buruhukiro kugira ngo ikorerwe isuzuma. Iyi mvura yaguye ku gicamunsi cyo ku wa gatatu kandi yateje umuvu wafunze umuhanda Rugunga-Kanogo, ku buryo nta kinyabiziga cyari kuhanyura kubera amazi yari yabaye menshi cyane. Hari na ruhurura kandi yabonetsemo imirambo bikekwa ko ari iy'abantu bahitanywe n'iyo mvura. Uyu muvu w'amazi wari wahagaritse urujya n'uruza ku buryo nta modoka yaturukaga Gikondo Sejemu zijya mu Kanogo, ndetse nta zavaga ku kigo cy'amashuri cya Lycée ngo zerekeze mu Kanogo. Si ibyo biza gusa kandi byatewe n'imvura yo ku gicamunsi cy'ejo, kuko mu ntara y'Amajyaruguru, akarere ka Gakenke, abantu 6 bari mu masengesho mu kagari ka Mbirima mu murenge wa Coko bakubiswe n'inkuba, 4 bahita bitaba Imana. Ni ahantu ubuyobozi bwa Gakenke buvuga yuko bwabujije abaturage, kuko icyo cyanya basengeragamo gikomye bitemewe mbega kuba wakijyamo, ariko abaturage bakaba bakunda kuza kuhiherera mu gihe bari mu masengesho. Abo banyedini rero bavuga ko ari abanyedini baturuka muri ADEPR, bakaba ari bo bakubiswe n'inkuba, 4 muri bo bagahita bahasiga ubuzima. Ikigo rero cy'u Rwanda gishinzwe ibijyanye n'ikirere, Meteo Rwanda, kirashishikariza abaturage ndetse kinababurira yuko imvura itagiye guhagarara, ahubwo igiye gukomeza gukaza umurego muri iyi minsi. Ubwo reka biburira abaturarwanda bose kuba bakigengesera mu gihe babonye imvura iguye, cyangwa se bumvisha amatangazo ya Meteo Rwanda ivuga ko hari buze kugwa imvura. Abaturage bakaba bakigengesera bareka gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga, bava munsi y'ibiti n'ahandi hantu hose babona hashobora guteza impanuka zirimo gukubitwa n'inkuba, cyangwa se kuba batembanwa n'imivu, cyangwa se ibindi bintu bikaba byabaridukira. Ubwo rero ni ubutumwa bwa Meteo Rwanda, ariko tunabagezaho nyine ayo makuru y'ibintu biba byagiye biterwa n'iyi mvura, uko byagiye bikurikirana mu bice byose by'u Rwanda. Iyi rero ni 7K TV. Nimba ari ubwo bwa mbere utubonye, reba umunsi ukore kuri subscribe, ukande na like, tujye tubana buri munsi. Murakoze cyane.